mbahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ugarutse kugira ngo mukomeze muganire mwungurane ibitekerezo. Ndabashimiye rero abakunzi bacu aho muherereye hose, ndabashimiye cyane cyane abakoze subscribe, namwe bashya kuri iyi channel mwibuke kuyikora, ni iby'agaciro muba muduteye inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe ubikoze Imana iguhe umugisha mwinshi. Ndabakunda rero, mbifuriza ibyiza nk'uko mpora mbibabwira, mbifuriza kubaho munezerewe, mbifuriza kubaho muguwe neza, kandi nawe utameze neza rwose ndasaba Imana, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, kugira ngo ikugarukeho, kugira ngo ikuremere ibyishimo mu buzima bwawe, ikunezeze, irebe ikintu kibangamiye umutima wawe, igikure imbere yawe, ikuremera amashimwe mu buzima. Tuzongera guhura mu kindi kiganiro, nawe unezerewe, useka, uguwe neza. Mbahaye ikaze rero, dukomeze tubane ntabarambiye, ndagira ngo tuganire ku bintu bitandukanye by'ubuzima, nganire n'abakobwa, nganire n'abamama, nganire n'abapapa, n'abasore muri rusange. Rero hari ibintu byinshi tubaho mu buzima twibeshya, cyangwa se twarabeshywe, cyangwa se twumva, hari uburyo nyine tubyumva cyangwa twabyumvishe tukaba twarabisetinze muri mind zacu, twumva ko bigomba kugenda nk'uko babitubwiye. Cyane cyane rero ndaganiriza abantu bafite urugo bubatse cyangwa se ababiteganya, tubane rwose ikiganiro cyose tubane, kandi mukomeze mubinyereke muri comment. Hari ibintu rero batubeshye mu buzima cyangwa se twasanzeho nta kindi twabihindura, ariko twarabyumvishe natwe tukabifata nk'uko twabisanze. Hari ukuntu wumva ko iyo ugiye kubana n'umuntu, mbese uburyo muteretana muri fiyansaye cyangwa muri kopinage, mukazajya muri fiyansaye mukazimarira, noneho ukibeshya ko nimugera mu rugo uburyo mwateretanaga aribwo buzagumaho, ukumva nyine muzahora muteretana biri sheri, shushu, akaroza, utuntu twiza gusa, ukumva nyine niko bizahora, ariko ukiyibagiza ko muhura, umwe ari butahe iwabo n'undi agataha iwabo, muri buhure ari ibintu by'akanya gatoya, muri buhure ari nyine mwabiteguye, wumva umukumbuye nawe agukumbuye, ukumva nyine uramushyuhiye, urukundo rurimo ruragurumana muri wowe. Noneho ukibwira ko ukuntu muri gukundana, ukuntu muri guteretana, ukuntu muri gufiyansanya, nimumara kubana ariko bizahora. Noneho wamara kugera mu rugo ugashaka nyine ngo bihore biri hot fire. Guess what? Ugezeyo mutangiye guhura n'imico itandukanye, utangiye kumubona ukuntu utari umuzi, utangiye kubona utuntu tumwe na tumwe kuri we, utangiye kubona ataha atinze, kandi wumvaga uzajya ujya ku kazi, wamara kujya ku kazi wavayo ukamuhamagara, sheri dutahe, mugahita nyine mutaha, mukagenda mufatanye akaboko ku kandi, agatoki ku kandi, muganira nyine mwikinira igihinde nk'aya mafilime tuba twararebye muri za novela n'ahandi, ukumva nyine ni ubwo buzima. Siko nawe rero tubyumva, siko ubitekereza, siko se wowe wagezeyo, siko ubyibwira, siko wumva nyine byahora, si wumva wahora nyine mukundanye muteretana. Ariko nyamuneka, mu rugo habamo ibintu byinshi, habamo kwishima, habamo kubabara, habamo inshingano, habamo ibintu byinshi byinshi bituma rwa rukundo rudahora rushashagirana rumeze nk'ibishashi, bitavuze ko ruba rudahari, ruba ruhari pe, muba mukundanye, muba mwumva mukumburanye, ariko nanone hari byinshi bituma bitagenda kwa kundi. Kubera iki? Kubera inshingano umuntu aba yafashe mu rugo, kubera inshingano umuntu aba yahuye nazo. Rero niba ubona umaze kubana nawe ukaba ubona rwose bitakimeze uko nguko, bitakiri hot, cyangwa se nawe ukaba wenda kuzarushinga, igihe uzabona bitakimeze gutyo, ntuzumve ko yakwanze, ntuzumve ko ari inka yacitse amabere. Akenshi ni ibintu batubeshye cyangwa natwe twibwiye tukumva ko
ariko bizahora. Dukumva ko nitumara kubana urukundo ruzahora, noneho guteretana mbese bizaba birenze uko twabikoraga tutabana, sibyo? Nta muntu wigeze atekereza ibyo bintu ni njye njyenyine? Mumbwire. Mumbwire, ni njye njyenyine? Rero kubera izi inshingano muba mwagize mu rugo, hari igihe hazamo umugisha w'urubyaro, hari igihe hazamo gukorera kure, umwe akajya gukora kure undi agakora hafi y'urugo, ugasanga hajemo ibintu byinshi bituma rwa rukundo, wa mubano, kwa guteretana bigenda bigabanuka. Niba ariko bimeze rero, ntucike intege, ntubivemo, ntutumize abantu ngo bakwanze, oya ntabwo bakwanze, ni ibintu byahindutse, niyo realite y'ubuzima. Hari ikindi nanone, hari ukuntu abantu bumva akajya avuga cyane cyane wenda nk'abarokore, akavuga nibwo dukundana, reka twe gukora icyaha ariko nitugera mu rugo tuzakora sex. Ho hazaca uwambaye. Urumva, ukibwira ko sex noneho hari n'ababikora batari abana bitewe n'uko bumva ubuzima cyangwa batwara ubuzima bwabo, ariko hari n'ababikora bamaze kubana, umva bakumva bazakora sex guhera lendi kugera dimanche, akumva ebana nicyo kintu, niko kazi, niba mufite uburyo, mufite umukozi, mufite umuntu ubakorera buri kimwe, ukumva nyine gahunda ni ugukora sex. Noneho wamara kugerayo, urumva wenda mukibana mushobora kuyikora inshuro nyinshi, urumva nyine mufite ifemba mbese. Ariko se mbabarira umbwira, umuntu yagiye ku kazi, yiriwe ku kazi, afite stress z'akazi, nawe wenda urananiwe cyangwa urarwaye, urumva si iyo sex muri buyikore nka kwa kundi nyine twabitekerezaga tutaragerayo? Ntabwo biri bukunde, kuko sex, icyiza cya sex ibamo kuryoherwa, ibamo kubyara, ibamo no kongera urukundo hagati muri mwebwe, nyine mukumva hari ubundi busabane mufitanye. Rero niba hajemo kubyara, ntabwo ya sex muzakomeza kuyikora kwa kundi, ariko hari ukuntu byibeshya ukumva ebana. Noneho n'amafilime tuba twararebye n'ubuzima tuba twarumvishe, hari n'abantu boshyanya bahura bakaganira akaba yakoshya rwose, ukumva iwawe byaracitse niba mubikora 3 mu cyumweru cyangwa 4, ukumva karabaye barakwanze, ibintu byarakomeye, wapi. Ubuzima nyine ni uko, wikomeza kwibeshya, wikomeza kubona ko za filime warebaga ari byo ugomba kwapurika. Ntabwo byakunda, kuko hari ibintu byinshi bituma iyo sex itaba nk'ukuntu umuntu aba abitekereza. Ikindi nanone ni ukumva ko umuntu uko agukurura, muri gukundana, muri guteretana, ariko nanone azakomeza kugukurura mubana mu rugo. Wenda yamwahuraga yisizeho aka lipstick, ubona asa neza, ari smart, ubona akeye, ariko mu rugo wiyibagije ko hari izindi nshingano afite. Ubuse niba ari gukoropa, niba ari guteka, niba ari gukora ari koza abana, cyangwa ari gukora ibindi bintu, urumva azakomeza ameze kwa kundi, azakwatira nk'uko yakwatiraga? Urumva azahora ari on top nk'uko mwahuraga, azi ko agiye guhura n'umusheri, akikoraho reka niba ari umutipe akambara agakweto ke keza, agakubitamo aka jeans, aga t-shirt, mugahura nyine ari smart. Mu rugo ntabwo ariko bizahora bimeze. Erega umuntu aba akeneye no kuruhuka, n'igihe uvuye ku kazi wifunze ukeneye no gukuramo, ukaruhuka nyine ugahumeka. Ese ubu mu rugo wahora koko wanigirije, wowe wimakiye? Sinshyigikiye ba badamu birirwa bambaye amapinjama cyangwa se yambaye ya mipira ngo twamaganye ihohoterwa rikorerwa abagore, mbese cyangwa turamamaza bene ibyo bipira, bene izo style. Ambara utuntu dutoya tuguhaye amahoro, wumve nyine nawe uguwe neza, umeze neza, wakarabye, ariko ambara utuntu tuguhaye amahoro, wumva uguwe neza, ukora imirimo yawe nyine wumva umerewe neza, umeze neza. Ariko nawe rero umureba, wikomeza kumva ko agomba guhora ameze nk'ukuntu mugiteretana yari ameze. Ese ubu mu rugo umuntu yakambara akahayihiriza? Tubaye abanyakuri.
kereka ahari ugiye kwifotoza, ariko si uri kugenda mu rugo urambara babushe nyine utembere ugendagende. Rero ntago gukomeza wibeshya ko umuntu azahora akwatira, ahora nyine ari ameze neza, ibyo bintu byikuremo. Kandi kuba byahindutse ntabwo bivuze ko mudakundana cyangwa se hari icyahindutse mu buzima. Niko isi iteye, niko imeze. Rero ibyo ni ibintu byinshi byinshi twagiye twibeshya, tubeshywa cyangwa twibeshyaho. Ikindi kintu rero tujya twibeshyaho cyane cyane ni ukuba tuvuge uri umukobwa, uri umusore, hari ubuzima bwinshi wabayemo, hari ubwakunejeje, hari ubwakubabaje, noneho ukumva ko ibibazo byawe byose bigiye gukemukira mu rugo ugiye gushinga. Niba uri umukobwa umukobwa akumva ko nagerayo umva azaryama akaruhuka, ye baba we, azagubwa neza, ibibazo bizaba bikemutse, niba ari ubukene bugiye, niba mbese ibintu byose byose akumva ko bizakemuka ageze muri urwo rugo. Uzi ko ari ibintu umuntu aba yibeshya? Kandi si we wenyine, hari n'abandi benshi bibeshye kuri ibyo bintu. Ntago mu rugo ariho hakemukira ibibazo byose by'ubuzima. Ntago mu rugo ariho ugiye, niba warabayeho wumva hari ibintu byinshi ubura, ntago ariho ugiye kubibonera, sibyo? Urugo ni umushinga nk'iyindi yose. Ni ukuvuga ngo hari ibyo usabwa gutanga, hari n'ibyo usabwa guhabwa. Rero wikumva ko ibintu byose bizakemukira muri urwo rugo ugiye gushaka, kuko numara kubyishyiramo ntibigende nk'uko ubitekereza, ni hahandi uzavuga ati urugo rwanjye ni rubi, urugo rwanjye rwose ntabwo rumeze nk'iz'abandi, ugasanga uwo mubana utangiye kumutakariza icyizere, ukumva nyine ntagukunda, utangiye no kubitekereza gutyo ngo ntankunda, ngo sinzi ibitagenda, kandi ari wowe wibeshye mu buzima, wumva ko ibibazo byawe bizakemukira muri urwo rugo. Ikindi nanone ni ukumva ko umuntu mubana cyangwa mwashakanye, amafaranga yose 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 ugomba kumenya uburyo ayo mafaranga yakoreshejwe. Mise nseka, ubu se wowe amafaranga yose ukoresha umuntu mubana koko amenya uburyo wayakoresheje? Kuki se wumva ko wowe ugomba kumenya uburyo akoresha amafaranga yose yose yose? Ntabwo bishoboka, ibyo bintu ni no kwibeshya. Nushaka no kubikontorora, sibyo, hari ababigerageza, hari n'igihe usanga rwose ufite umuntu mwicara mugapanga do a zedi, amafaranga azakoreshwa gutya, bizagenda gutya, bizagenda gutya, ariko buri muntu wese aba akwiye kugira udufaranga nka rija do poshe. Ubu se niba hari umuntu umusabye ibihumbi 5, ni ngombwa ko ahita aguhamagara ngo akubwire ati sisi rwose hari umuvandimwe usabye ibihumbi 5 reka mbimuhe? Niba hari ahantu wenda bagize ikibazo runaka bakavuga ati twiterateranye tugire icyo dukora, ni ngombwa ko ako kanya ahita akubwira ngo ibi n'ibi n'ibi? Bibaye byiza nimugoroba wenda atashye cyangwa nawe utashye murabiganira, ariko buri muntu wese aba akeneye kugira amafaranga yigengaho. Ntabwo mbabujije gukora imishinga minini, ntabwo mbabujije gukora plani z'urugo rwanyu, ntabwo mbabujije gukora plani z'amasereri yanyu, uburyo amafaranga yanyu azasohoka, ariko uko byagenda kose buri muntu wese aba akeneye umwihariko, aba akeneye amafaranga, mbese nka kwa kundi muri interina umuntu yabaga afite arija do poshe. Rero hari igihe wirengagiza ko umuntu afite ababyeyi, afite abavandimwe, afite n'inshuti, afite n'abo bakorana, ugashaka ngo akantu ku kandi ngo ubu se niba asengereye, hari n'igihe yavuye mu rugo rwose ibyo bintu atabitekereza, ariko banyuze ahantu baricaye, kuba bagiye gusharinga fagitire ni ikibazo? Urumva ibintu byose ugomba kubimenya. Rero ugasanga kubera bya bintu wishyize mu mutwe, wishyizemo, utangiye kumva ko uwo muntu yakwanze, utangiye kumva ko hari ibintu aguhisha, utangiye kumva ko hari utuntu, wenda ubonye agafagitire uravuze ngo hari ibintu aba yakoze atakubwiye, hoya ni ibintu twibeshya, sibyo? Ntago wabivamo. Niba umuntu aje agakomanga iwawe ati ndashaka ubufasha, ubwo izo ripoti zose ni ngombwa guhita uzitanga? Hari udufaranga uba ufite ukabona wabikemura rwose ubuzima bugakomeza. Rero wikumva ko ugomba kujera amafaranga y'umuntu mubana cyangwa mukundana cyangwa
mbese agomba guca mu biganza byawe, akaba ari wowe umugerera ukuntu bigomba kumera. Muhe nawe ako kanya ke, umuhe iyo time nawe akora ibyo agomba gukora. Ikindi nanone, kumva ko umuntu mubana niba yafashe konji cyangwa yagize ikiruhuko, yagize off, iyo konji ari wowe ugomba kuyijera. Mana we my dear, ndagukomeje. Kumva ko iyo konji ebana ari wowe nawe, ako se mana yanjye, ubwo ibyo bintu byakunda? Urumva utari kwigorera ubusa? Mbwiza ukuri. None se niba afashe konji, ntago we akeneye ko hari abantu yagombaga gusura atasuye kubera akazi, hari abo yagombaga guhemba atahembye, aho wenda ni byiza muzajyana, hari gahunda nyinshi nawe afite agomba gukora, hari amasiporo agomba gukora, agomba nawe kuruhuka, ariko wowe ugashaka mugumane, mbese umufate umukomeze, muhe time, muhe igihe, murekure nawe agende ahure n'inshuti ze baganire, baciringe, yumve ukuntu kugira konji nyine bimera, ukuntu biryoha, wimugumana wikikunda ngo umwigumanire wenyine, uba uri kumujena, uba uri kumubangamira. Gerageza umuhe time, kuko hari igihe nanone umutera stress, kumva nyine ari wowe mugomba kugumana, mbese umubaza uri he, uri kumwe nande, muri mu biki, bimeze bite, ubwo wowe ntabwo wumva ko nawe harimo gushyira umuntu ku nkeke cyangwa kumuhoza ku nkeke. Wamuhaye time, umuhe espace nawe abashe kubonana n'izo nshuti ze, n'icyo kiruhuko acyenjoyinge, sibyo? Kandi niba mwarakaranyije, gerageza umenye uburyo umuntu mubana asaba imbabazi, sibyo? Wirakara by'iherezo niba ibyo byose bitaragenze neza nk'ukuntu wabyibwiraga cyangwa wabitekerezaga, rwose ntucike intege, ntabwo ari we wenyine. Ntabwo ari we wenyine, nta n'ikidasanzwe, nta giteye ubwoba kiri muri ibyo ngibyo, ahubwo nibyo twibeshyaga, nibyo twishukaga. Rero niba umuntu wawe agusabye imbabazi, hari aho yakosheje, gerageza umubabarire, kuko ikosa ryose rirakosoka, kandi iyo umuntu hari igihe asaba imbabazi yarangiza akanisubiraho ukanabibona, sibyo? Wakoze rero kubana nanjye, wakoze kuntega amatwi, niba hari ibindi bintu uzi twibeshyaho mu buzima cyangwa twibeshye mu mibanire, ubitwandikire rwose twungurane ibitekerezo. Urakoze rero, Imana iguhe umugisha wowe twabanye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoza. Nakagaruka. Bye bye. Bye.